Uyu munsi abagabo n'abagore, abubatse ingo n'abitegura kubaka, mwegere hino, mwegere hino. Iyi ni topiki ibareba cyane, ifite akamaro kandi gakomeye cyane. Iyi minsi ibintu birakomeye, ujya kumva ukumva ngo ntabwo ibintu bikigenda neza, ntabwo amabanga y'urugo agikorwa neza mu rugo kubera impamvu zitandukanye, ariko haba hari ikibazo cy'uburwayi. Umusitari 204 TV yatembereye, twagiye murabona ko turi ahantu hadasanzwe, twagiye gushaka igisubizo, twagiye gushakira. Hari umukunzi wacu watubajije uko yakemura iki kibazo, aratubwira ati mu rugo ntibigikunda, mu rugo numva nta bushake, ati kandi umugore wanjye nta kibazo dufitanye, tubanye neza rwose, ariko ku byerekeranye no kubahiriza inshingano z'urugo nk'umugabo, byo kurangura amabanga y'abashakanye, wa mugani w'abarundi, ati ntabwo bikigenda neza. Ati se Sitari 204 TV ntiwadushakira umuti? Nahise mvuga nti rero ntabwo uyu muti ndi bumubwire mu ibanga wenyine, kubera ko muri abantu banjye murabizi, wasanga hari n'undi muntu ufite iki kibazo nkamusubiza mu gikari undi ntabimenye. Rero nahisemo ko nabashakira umuti mwese muri rusange nkabubabwira, kuko muri abantu banjye nkunda cyane. Uyu muti rero nta wundi, icyatsi cy'amatovu murakimenyereye. Abanyarwanda bajya bavuga ngo umuntu wanze gushaka bamukubita amatovu kugira ngo akunde ashake. Ntabwo rero amatovu atera gushaka gusa, ahubwo atera n'ubushake. Ubwo rero wegere hino utera agatebe kugira ngo umenye uko amatovu agiye kugufasha, akagiye kukuvura, umenye birambuye uko ugiye gukoresha amatovu kugira ngo ibyo bibazo byose wari ufite mu rugo byari bigiye gutuma urugo rwawe rusenyuka, waba umugore cyangwa wowe mugabo, byari bigiye kugutera ibibazo bitandukanye ugasenya urugo rwawe, kubera ko kiriya gikorwa ni ingenzi ku bashakanye. Murabizi, mwegere hino mutere udutebe, mwumve ukuntu mugiye kujya mwikorera umuti ndetse mugakira, mugatandukana burundu n'icyabateraga iki kibazo. Mwakoze kuza rero, ikaze. Murabona nkuko nabibabwiye, ubundi amatovu ni ibiryo by'ihene. Amatovu, ihene zikunda kurya amatovu cyane murabizi, ariko uyu munsi ntabwo ari ihene tugiye kuvura, ahubwo tugiye kwivurira abashuti bacu, abantu bacu, abagabo n'abagore. Amatovu rero ni umuti ukomeye, ni umuti uvura ama infection, ni umuti bavuzi ba kera bo bawukoreshaga kuvura imitezi, ni umuti abantu bakoresha ku ndwara zo mu myanya y'ibanga kenshi cyane, ariko uyu munsi ngiye kubabwira nk'umuti wongera ubushake ku bagore n'abagabo basigaye bumva ibyo bintu batabishaka, batabikeneye, cyangwa se yanabitangira akananirwa, agacika intege. Uyu munsi wegere hino wumve uko uyu muti w'amatovu ugiye kugufasha. Ukuntu rero uyu muti ugufasha, dukoresha imizi y'amatovu ndetse n'amababi. Abatazi amatovu, dore ngaya, ni aya ngaya rwose, ngaya amatovu, muyarebe neza, ngaya. Ndakeka mwamaze kuyabona, akunda no kuba ahantu henshi, ariko uramutse utanayabona watubaza, wakandika muri komenti, ukaduha nimero yawe, ubundi tukavuga uburyo dushobora kuguha amatovu, kuko twebwe ahantu ari turahazi, twahabonye. Uti rero uyu muti bawukoresha gute? Uragenda ugashaka ahantu hari amatovu, ukayarandura, ubwo ushaka umuzi. Hanyuma iyo umaze kubona umuzi cyangwa se imizi myinshi bitewe n'iminsi uzakoresha, ugasoroma n'amababi y'amatovu. Soroma witonze kuko agira utuntu tumeze nk'uduhwa tujombana, dore ngutwo, ukozeho nabi twakujomba. Hanyuma ukabijyana mu rugo, ukabironga, imizi usa n'uyiharura, ubundi ugafata ya mababi y'amatovu ukayakatakatamo uduce duto, ubundi ukayatekana na ya mizi, noneho bikabira. Iyo bibize rero biba bimeze nk'icyayi. Urabifata mu gatasi gatoya,
ukanywa mu gitondo, ukongera ukanywaho nimugoroba ugiye kuryama. Ibi bintu ubikora mu gihe cy'icyumweru, uba wamaze kuba mutaraga, ubushake buraza, yaba umugore cyangwa umugabo, igikorwa kikagenda neza, umugabo akagira imbaraga, nta bintu byo kugarukira mu nzira ngo cyangwa se ute mugenzi wawe mu nzira. Biragufasha cyane, birabafasha mwese mukagera ku ntego, mukagera ku byishimo byanyu bya nyuma. Uyu ni umuti ukomeye cyane. Iyo unabishoboye ufata ya mizi y'amatovu ukayanika, noneho ugasa n'uyisyamo agafu, noneho iyo urangije ukazajya ufata icyayi ugiye kunywa nimugoroba na mu gitondo, ugashyiramo akayiko ka kagafu, ukavanga ukinywera mu cyayi bisanzwe. Byaba byiza ubikoresheje nimugoroba ugiye kuryama, kugira ngo ku manywa utaza kugira ubwo bushake burenze, kandi nyine uba wagiye mu kazi. Nimugoroba rero nibyo byiza, kuko nyine nibwo uba ugiye ku murimo. Hanyuma rero numara kubikoresha icyumweru kimwe, uzambwira, uzanshimira nyuma, kuko mfite ubuhamya, birakora. Rero mukunzi wacu, namwe mwese mutari mubizi ariko mukaba mwari mufite ibyo bibazo, mukoresha amatovu, imizi y'amatovu, amababi y'amatovu, kugira ngo ibibazo byose bikemuke. Indwara zo mu nda ku bagore, umwe wiyumva nabi mu nda, amatovu aragufasha kandi ukagira n'ubushake rwose bikagenda neza. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Yari Star 204 TV kwa Coco. Niba uri mushyashya kuri iyi channel yacu, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe uzajye ubona ibiganiro byacu byiza bya buri munsi, kuko hano hanyura inyigisho nziza, hanyura ibintu bitandukanye, ntawabanye natwe ngo abyicuze. Ni iby'igiciro, ni umumaro cyane kubana natwe. Imana rero ibahe umugisha, kandi mukomeze kwivurisha ibyo yaremye, kuko isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka, kandi yabishyizeho kugira ngo bitugirire umumaro ukomeye. Mwakoze rero, Imana ibahe umugisha. Bye.